ntago ari imikino. Yego. Ariko ngo bikaba byiza cyane. Bitewe. Ubwo rero bivuga nk'umuntu ubizirega ko neze kubizi. Biba byiza sometimes wenda urugero mfite nk'umugabo nta kuntu byabura kuba byiza. Wabikoranye n'umugabo wawe se? Noneho warahukanye. Nakoze divorce. Ako sharika ibyo. Barakwaruye bisanzwe. Yego. Ubwo twararuranye. Ntimukumve ko mwatwaruye mwenyine. Uriga wakwaruye bwa mbere uramwibuka? Ntabwo wamwibagirwa. Nicyo kintu udashobora kwibagirwa mu buzima. Uko yaba ameze kose. Uko yaba ameze kose ndagushaka n'imyaka yacu ari 1000. Ijambo rimwe ku muntu wakwaruye bwa mbere. Niga gusa twarakundana. Gira utumwe umugendera umuntu wakwaruye ku nshuro ya mbere. Yaranashatse sha. Yo. Pore man. Bibaho. Genera utumwe umuntu wakwaruye bwa mbere sha. Nagenda yibereho nyine yaranyemeje. Yagihinduye ikirara. Yaranyemeje. Yarandaruye. Yego. Yakugize ikintu cy'ikirara kiraha cyo cyomanze. Ariko wahinduka. Ariko ntago ndi ikirara by the way. Urabikontrol uragereranya. Yego ushobora no kubyisangamo. Ndabizi buri wari wagenda mwo muri comment ye akavuga kandi nawe mu byukuri wenda ari kubivuga anariyo cyangwa ari gutegura kujya muri ako kanya. Ngiye nshobora kugenda nkaguca inyuma hariya hirya nkanyurwa kurusha uko wowe unyura. Ewana na nyine imyitwarire ihita ihinduka cyane. Hari n'igihe ntangira kujya nkwihunza. Ese ubundi ukundiye posteri we man? Oya nani. Ndavuga iyo kwifotoza. Nese ko ntafata imwe mfata nyinshi. Nyene nawambwira posteri ukunda to. Kwifotoza mpagaze. Nawe uragorana. Posteri ikundira niyo guhagarara. Niyo guhagarara. Rega agafoto kaba karyoshye. Bigitangaza. Wewe ukundira posteri yo guhagarara. Cyane. Guhagarara? Ubwo se bivamo neza ntari? Sindi gufata ifoto se rwose bivamo. Mubaze kamera mara turi kubona bitavuyemo. Ubonye no ukunda posteri yo guhagarara. Indi posteri ukunda se? Nicaye wenda. Ubwo posteri ya mbere nukuba uhagaze, iya kabiri wica? Nicaye. Nizo posteri? Ariko kwifotoza. Ariko nizo posteri? We ziryoshya amafoto yanjye. Posteri ukunda ni izihe? Iyo posteri ya mbere ubuha? Mba mpagaze. Iya kabiri ubawi? Mba nicaye. Nizo posteri uku? Nkunda. Uranyemeje none. Kwifotoza. Hey yo, what's up Rwanda? What's popping Kigali? Nizere ko ramura kandi ugenda fresh sana. Ngo ikaze mu Love Box episode yindi kandi. Nimo ndavugishwa bitewe n'ukuntu asa. She's one of them. She was born to win, to conquer, to take over. No mutungo w'igihugu nesanse n'ubutaka amaso warebesha imvugi z'imiryango igafunguka. Make some noise to the one only. She's a queen, a diva, melanin queen. She was born to win, to conquer, to take over. No mutungo w'igihugu nesanse n'ubutaka nidiraponizwa muri ryo ngino nguze nawe. Hello madam. Hi. Zikwifata. Yegereze. Nje bibasha. Bifate neza yegereze kabisa muregereze ku muntu. Nka gutyo kabisa. Bimeze bite se? Ni sawa. Itwa Ndera? Nadia. Fete amaso meza. Merci. Njya mbere ukubwiye se? Oya. Ufite na fosete. Ufite urukundo kwita mareka ndugukiza. Merci. Siko ufite ahantu hose se? Sure. Uri seri. Naya mandivugira. Abahungu n'abantu basobanura ko ari abantu bameze gute cyangwa ibiremwa byitwa abahungu. Abantu bameze gute bijyanye n'ukuntu maze kubamenya cyangwa kubabona. Okay, abahungu ni ibiremwa nkatwe twese. Nago nagenda ngo mvuge ngo ni babi nkuko twirirwa tubivuga sometime gusa nyine hari ubwo uhura n'umubi akaba kwangisha bose, hari n'ubwo uhura n'umwiza nyine agatuma ubona ingingo. Niba ari umuhungu mwahuye mwiza akagukundisha abahungu benshi rero gukorera iki? Ago turahura ariko nizera ko babaho. Hari umuhungu mwawe mwarahuye akakubera mubi akakwangisha abandi bahungu? Of course. Ubukoze iki wa murezi men? Hano we talk about love, tuvuga ku rukundo, tuvuga ku buzima, tuvuga kuri buri kimwe, tuvuga ku buzima bw'abakobwa, we talk about boys. Feel free. Ngiye kumuvugaho ariko kabisa bose barahita babimenye. Nari hari ikibazo se?
Nateretanye n'umuniga yegereze mikoro mwiza pe, maze guteretana nawe mfite n'umu best friend wanjye, nyuma bakajya baryamana nabo bakaza no kuryamana ku kazi, nkaba mbizi ko barimo. ubwo umuhungu mwakundanaga yaryamanaga n'inshuti yawe, nkaba mbizi ko banarimo. ubwo se warenganyije ndi? Nta n'umwe, bose turacyanavugana, nta n'umwe ubizi ko nabigizeho n'ikibazo. nubwo wamenye se ko wabimenye? Okay, ntago bakicara ngo bavuge ko ntabyo nzi, kuko already nimba muri ku kazi mba nzi abantu bari mu imbere. Yego. So ubwo rero that's why navuze yuko babikoze ku bushake, ntago ari ibintu nyine byabatunguye kandi si rimwe cyangwa se na kabiri. Yego. Na best friend wanjye tujya tuganira nyine akambwira ati narindi kwa runaka. ubona impamvu umukunzi wawe yaguciye inyuma ari iyihe? Ntabwo yari ari seriye. oya nagiye guca inyuma kubera kugira amatsiko. Reka nkubwire, ntabwo yari ari seriye kuko nyine abatipe b'i Kigali nawe urabazi already, noneho iyo abona ari mwiza aba baby bose abageraho bakamushidukira, afite ukuntu nyine nawe ahita bimuha motivation yo kuba yumva ko umukobwa wese ashaka yamugeraho, kandi koko niko kuri nabyo byabaye. So best friend wanjye ari mwiza, nawe ndabizi ko ari mwiza. icyo gikobwa Fu ayara fu nicyo yeah. urageraho gatari ko shamana yanjye nanjye mufashe nawe bamwarura ntamwarura. yegereze mikoro. best friend nawe arabizi ko abantu nishanyarazi pe. ayaya ndetse abona abahungu batanyurwa cyangwa nuko abakobwa namwe mudatanga ibyo ngomba mwatanga byose kugira ngo bagumane? Nje ukuntu mbona igitsina gabo muremetse, irari ni ibintu byanyu, irari ni ibintu mwaremanwe, ni ibintu bibabamo nyine. Niyo mpamvu ngiye sometime nyine narubwo no mu boyfriend wanjye okay abaye ari ugaruka nje nta kibazo, kunca inyuma ni ibintu biriho nyine, n'umugabo mwashakanye mwasezeranya guta mu nzu akagenda ariko ngera gataha ariko yabikoze. So nta mugabo mwizerwa ubaho nawe nzi. nanjye ariko ndi umwizerwa. wasanga ese umuhungu yaguciye inyuma wabimenya utamufasha? hari ibintu yakora ugahita ati sha banza umureze yanciye inyuma. hari uwabiguhisha ntubimenye, ariko hari n'ubwo nyine wabimenye. Mwese mwemera ko mujya muhohotera abagabo cyangwa se mujya mukora ibigize icyaha ariko twe tutabarega tukabareka gutyo gusa? Mu buhe buryo? Sometimes hari igihe mwactinga nk'ibisambo cyangwa mukamera nk'abajura, hari n'igihe mumera nk'ingegera. ngo ndaguha n'ingero, niba umukobwa umuhamagaye mukavuga ngo araje gusuri, ukamwohereza ati 15 agahita akuraho telefone, icyo si igisambo? icyo si igisambo, iyo si ingegera? niba umuntu ushobora kubana mukabana imyaka 5 hakaba ikibazo mugashukana agahita abwira ati umwana w'imfura ntago ari uwawe, ibyo si ubugegera? none mwarangiza bukavuga ngo abagabo n'abana babi ngo turaza ngo tukabahemukira kandi mwe mubitangiza. nundira ati nka gufata nyine, ibaza umuntu bari leta ije, ibaza nyine niyo nje nundira ati nka kwifatira wandiye kenzeza nyine ndakubwiye nje uzaza nzitegera. oya reka tureke blague biri seri nyine nk'umujene bategeye mu bebe igicero akakimurya, urumva muri adafite rezo yo kuba yarakara se? hereza rayifite gusa sometimes yaguhohoteye mu bebe nyine aba nta yindi option afite. urundi rugero, umugabo guha amafaranga yo kubaka inzu, wenda ni nka etage, ukuyeho make utangiye kubaka akazu kawe ku ruhande, ubwo ni ubwenge papa. ntago ari ubwenge, ari ubugoryi. Musobanura ukuntu ari ubugoryi. noneho urakubatse akazu yame gake mwereke nyine uva mubwire ubaguye amafaranga yo kubaka inzu mubanemo, umugabo afite impamvu yo kugira ngo mubane nk'umuryango. wowe wese wubaka inzu ku ruhande uyanditse amazina ya nyoko yapfa barebe imitungo afite ugasanga bagabanya inzu y'amafaranga y'umugabo w'abandi basaza bawe, nawe ugasanga mugabanye kuri ya nzu yari yanditse mu izina rya nyoko. kimwe nk'uko ubwo ni ubusahuzi, ni ugusahura urugo. ari ubusahuzi, ni ukwiteganyiriza. Teganyiriza se mu mafaranga utavunikiye gute utabintu utabwiye umugabo? Ibirota bw'umugabo mwabaye icyundi. uwo mugabo ugeze muri iyo nzu akaguhinduka, nshuti yanjye hari igihe gusohora nta n'imperekeza. ese ubundi icyo barazanye? Hari icyo mba narazanye. Urakeka uwo muruho wo kumfata ukanshyira mu rugo rwawe ukajya kubyaza abana bashoreranye nk'intuze, urakeka ntago ari umuruho? umuruho we noneho uzagenda ufate mama wawe ariwe uzashyira muri iyo nzu muyibanemo, aguha ibyo ntago. birakomeye cyane, yangingo irakomeye. oya nanone ariko twumvikanye ako namwe ntago munyurwa mane. ubundi abakobwa mu munsi ikintu mushaka yegereze mikoro nkubaza abakobwa mu munsi ikintu mushaka cyamufata cyo mubonye
tuba tuzi ikintu dushaka. Wapi? Okay, turatandukanye. Hari ufata icyo ashaka, hari n'ufata icyo abonye. Abenshi mufata ibibonetse. Ndaguha urugero. Ntago nemeranya nawe. Nguha urugero se? Umukobwa n'umushobora bavuga ati Imana ndashaka umusore muremure, wirabura, witonda, unasenga. Imana ikabimuha. Hashira akanya ngo arangiza vuba. Mbese hari umuntu ubura defo. None se ubundi murashaka iki mwebwe? Cyangwa buri bitangaza. Niko. Nago nyine n'ubundi naga ibintu byose usabye Imana ariko yabiguhera rimwe. Sibyo? Nyine ubundi mwe mwifuza umugabo umeze gute? Ku buryo wakicara ugatuza mukareka ubugegera. Yewe. Tukareka ubugegera. Erega ari igihe ubugegera baba buri karemano mu muntu. Hari utabireka niyo wamuha ibyamirenge. Hari utabireka. Okay, twiganirire. Uribuka inshuro ya mbere uribuka ku nshuro ya mbere ubutakaza urabyibuka? Ndabyibuka. Hari ryari? Ntago ari kera. Wabona ari na ninjoro. Ngambwira ni ryari? Wabona naranabutakaza. Oya twibwire nari ko harabutakaje ahubwo haratakaye. Kintu kirema. Ubipimira he? Ubipimira he? Nawe se ko ndipfa kwivugira nanjye ntago ndishuramo ndivugira gusa. Ntago haciye igihe kinini. Mwaryari mwaka ushize? Somehow. Ibintu bakubwiraga se usanze ari byo? Bagutera ubwoba wenda cyangwa bavuga ati ni bya danje? Biriya bintu bya danje ukuyemo ingaruka runaka mbi. Ubu nyine nibwo uhita ubibona ko atari ibintu byo gukinisha, ari ibintu bya danje. Ariko iyo ugize Imana nyine bikaguhira. Nka gute se? Okay, hari igihe ushobora kubikora bwa mbere, urumva ukabikora ubishaka cyangwa se unahohotewe. Byose ndakeka no kuba wabutakaza, sibyo? So, uhuye n'umuntu aragushutse wenda cyangwa se muranabyumvikanye yakwijeje ibintu runaka, ugasanga guteye nk'ibyo birwara, ugasanga guteye indota zongera no kumubona cyangwa iyo ndota nayiteganyije mu by'ukuri, ubuza amahirwe runaka, aho ngaho nyine nibwo ubona ko ibintu wari urimo burya bitari imikino. Ariko nanone nyine gusabira ibintu ntago ari imikino sometime. Ntago ari imikino. Yego. Ariko ngo bikaba byiza cyane. Bitewe. Ubwo rero bivuga nk'umuntu ubizirega ko uneze kubizi. Biba byiza sometime wenda urugero mfite nk'umugabo nta kuntu byabura kuba byiza. Wabikoranye n'umugabo wawe se? Noneho warahukanye? Nakoze divorce. Ako sharike ibyo. Barakwaruye bisanzwe. Yego. Ubwo twararuranye. Ntimukumve ko mwatwaruye mwenyine. Uriga wakwaruye bwa mbere uramwibuka? Ntabwo wamwibagirwa. Nicyo kintu udashobora kwibagirwa mu buzima. Uko yaba ameze kose. Uko yaba ameze kose nagushaka n'imyaka yacu ari igihumbi. Ijambo rimwe ku muntu wakwaruye bwa mbere. Niga gusa twarakundana. Gira utumwe umugendera umuntu wakwaruye ku nshuro ya mbere. Yaranashatse sha. Yo. Pore man. Bibaho. Genera utumwe umuntu wakwaruye bwa mbere sha. Nagenda yibereho nyine yaranyemeje. Yagihinduye ikirara. Yaranyemeje. Yarandaruye. Yego. Yakugize ikintu cy'ikirara kiraho cyo cyomanze. Ariko wahinduka. Oya, ariko ntago ndi ikirara by the way. Urabikontrol, uragereranya. Yego ushobora no kubyisangamo. Ndabizi buri wari wagenda mwo muri comment ye akavuga kandi nawe mu by'ukuri wenda ari kubivuga anariyo cyangwa ari gutegura kujya muri ako kanya. So bino ni ibintu bitubaho mu buzima bwa buri munsi, ubikora wabiteguye cyangwa se binakugwiririye, ariko ni ibintu tugendana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ni ikihe kintu wakubwira ko ufite cyiza gihurizwaho n'abantu benshi? Amaso. We cyabaza ayo maso mana yanjye ameze nk'aho areba ibitayareba ko ni manini cyane. Yego pe nazaza ndareba. Dore amaso na fasete ariko nabonye nta ribi gake gake. Ntabwo Imana yakwima ibintu byose. Nese ubundi Imana yakwimye icyo wirebye wowe. Nawe ese ushobora kuba wakunze amaso ariko utakunze ibindi. Ntacyo ntakunze guhera ku mano yawe kuzamuka. So alhamdulillah. Iyo ni imisatsi yawe? Oya. Ariko abakobwa bafite imisatsi yabo ni bangahe ku ijana? Sha. Kireka n'ujya mu ntara niho batarabimenya ariko nabo ndakeka bamaze kugira experience ariko muri Kigali kugera uzamubone n'ibibazo. Kireka uzabona yiyogoshesheje.
ukamubona yiyogoshesheje nta misatsi myinshi afite uwo nguwo uzizere ko ari imisatsi ariko abenshi ba keji baba bagize baba bari bateretse kudufera tuba twateretseho nyine yego nk'umukobwa hari ibintu bikunze kuvugwa n'abantu benshi ngo ngiyewe ngo hari defo ntakihanganira defo utakihanganira ku mugabo ni izihe ntabwo nakihanganira umugabo utuzuza inshingano ze urushegereze mikoro umugabo utuzuza inshingano ze gute uri kubona uri kuvuga nk'umugabo mwabanye mubana umugabo mubana hari umugabo wenda ushobora kubona nk'umugore akora n'umugabo kandi mu by'ukuri arakora ariko akumva ko inshingano zose z'urugo zibaho ari umugore uri buzikemure kuko akora wa mugabo wawe amafaranga arajya he yawe ashinzwe iki mwebwe se yanyu abashinzwe iki bari igihe abagore batagira icyo bakora ariko ntimukigire keke oya tugomba ariko muri Bibiliya haranditse ngo umugabo agomba kwita ku mugore uko byagenda rwose umugore se agakora iki umugore agakora iki umugore ni mutima w'urugo umutima w'urugo se nyine ntacyo ubukora mu rugo ko aricyo turi kwibaza uricara ukabya ubundi abagabo reka nkubwire twebwe wacu turi abayisilamu abagabo b'abarabu nta mugore ujya ujya mu kazi kandi n'ubundi niko biba bigomba kugenda nta mugore uvunika umugore no kwicara mu rugo akabyara akarera abana akaryoherwa ubwo nyine ari mu ijuru n'ubundi ijuru ry'umugore ariko ni umugabo iry'umugabo se rikabiri araryiremera araryiremera aba yawe cyane araryiremera ntabwo ntimukikunde ariko ntabwo twikunda niko ibintu biba biri niko bigomba kumera ni nako biri kandi umugabo utuza za nshingano zindi ntashaka kuvuga mu izina byatuma mutandukana yego oya nese n'ibitandukanye ngo nyinshi se tujya tubumva imihanda byakaze ngo byagenze gute se nta utazujuje none se n'iki kiba cyaramukuye iwabo kikamuzana n'iki kiba cyaramukuye iwabo kikamuzana kurya ibiryo byawe oya wenda wambwira nk'ikiba cyamuzanye ubwo ngo n'iki nyine ziriya nshingano rega zivamo ibintu byinshi ziriya nshingano utazujuje ntimushobora kubona uwo mwana kandi umwana ni umugisha ku buryo yaba yitwara nabi mu gitanda se mugatandukana cyane oya none se reka nkubwire kwitwara nabi mu gitanda niho hava intandaro yo gucana inyuma kandi narumvishe neza ikibazo hari igihe usanga ikibazo atari icy'umugabo ari icy'umugore ari we wahuye n'abantu benshi ukajya ugereranya n'abo ngabo ukajya uvuga ati bijyanye n'ukuntu Karimu yabikoraga na Mustafa na Abdullah nyine ajya gushaka ababimukorera neza uko abyifuza kandi uri umugore w'umuntu nyine wagumye mu rugo ukihanganira ibije ukabisogoza uko byogoshe numvishe ngo umugore n'imashini noneho umugeze kure numvishe mufite ngo n'imashini ngo niba ni ibiki ngo za dirido mwamwihuta cyane ni ubwa mbere se yumvishe dirido ntabwo ari ubwa mbere zirakoreshwa dirido biterwa n'amahitamo y'umuntu ariko hari abahisemo gukoresha dirido bitewe wenda ashobora kuba ari kwirinda ibintu runaka ashobora kuba ari kuvuga ati ntabwo nshaka kubyara nonaha ashobora kuba ari kuvuga ati sinkeneye izo sida sinkeneye ibyo biki byose umugabo wanjye ari kure sinkeneye kuzenguruka impande n'impande ndahita ncomeka ku ishanyarazi hariya dufite imibiri kandi iraryana mufite imibiri kandi iraryana niyo mpamvu ukoresha nese mbaye numva ntashaka kujya guca umugabo wanjye inyuma ubwo wakoresha abagabo sometimes baranabyemera rega umugabo uri kure nk'abano bagabo baba bara diaspora bafite nk'abagore mu bindi bihugu umugore ashaka kumubwitisha ndi kumva ibintu bigenda bimera gutya kandi ntago nshaka kuguca inyuma so nayikoresha cyane umugabo akamwemerera hagati nta kibazo acomeka dirido ntaribi nta kibazo dirido ubwo atari umuntu nta kibazo erega abantu barangiza cyakoze abantu bagira akamenyero abantu barangiza hari ibimenyetso byakwereka ko umugore yaguciye inyuma iyo mwaciye nk'abantu inyuma umuntu yabamenya gute umugore arahinduka mu myitwarire uwo mugabo ushobora kugenda ukanca inyuma ukagaruka mu mutuzo nta n'ikibazo sinanabimenye kandi ukuzuza n'inshingano zawe ariko njye nshobora kugenda nkaguca inyuma hariya hirya nkanyurwa kurusha uko wowe unyura ewana nyine imyitwarire ihita ihinduka cyane hari n'igihe ntangira kujya nkwihunza ese ubundi ukunda iyo positeri we mana oya naniwe ndavuga iyo kwifotoza mbese ko ntafata imwe mfata nyinshi nyine nawambwira positeri ukunda tu kwifotoza mpagaze nawe uragorana positeri yikundira niyo guhagarara niyo guhagarara rero agafoto kaba karyoshye
igitangaza wowe wikundira posteri yo guhagarara cyane. guhagarara ubwo se bivamo neza ntari Sindi gufata ifoto se rwose bivamo. Mubaze kamera mara turi kubona bitavuyemo. ubonye wowe ukunda posteri Yo guhagarara. indi posteri ukunda se Nicaye wenda. ubwo posteri ya mbere ni ukuba uhagaze iya kabiri wica Nicaye. nizo posteri Ariko kwifotoza. ariko nizo posteri We ziryoshya amafoto yanjye. posteri ukunda ni izihe iyo posteri ya mbere ubuha Mba mpagaze. iya kabiri uba Mba nicaye. nizo posteri uku Nkunda. uranyemeje Ndi kwifotoza. ariko nayo navugaga akambere se umva kakagombye kumara iminota ingahe dore bibe byagenze neza Utayikoze ko uzatuma tubura abagabo. ndavuga kandi kuvugagana ni aka episode ka filime cyangwa ukunda filime yazaza indi zirangira Nkunda filime irangira. y'isaha Ntabwo nkunda ama episode kuko ndarambirwa. ushaka Mba nshaka ibirangira. cy'isa Shira amatsiko birangira. cy'isaha cyiza abana kirangire rimwe Nyicarire rimwe irangirire rimwe nyine tu. akora yicarira koko kusa n'uwayicarira bamugane uyivaho irangiye Ngomba kureba filime mpaka irangiye nta mwanya w'ama episode tuba dufite. aranyemeje so tugana ku musozo hari ibintu wumva wambwira cyangwa wambaza Yego. you're welcome Tayikuma. yo Wabutaye ufite wabutaye ryari? ubukiza Ubumanzi. ubumanzi so nari bwa butera Uracyabufite? cyo kuza aciyemo igihe naho ari kinini cyane. Umukobwa wa mbere watumye ubutakaza se ubu muri kumwe cyangwa waramwaruye irikomereza nk'abandi bose? Twaratandukanye. Mwaratandukanye. Mwarakundanaga se cyangwa umuntu naruye bwa mbere wapi na utakundanaga? Byari forode. Byari bisanzwe nyine biraho. Ubwarura bakwarura bwa mbere se wumvaga umeze gute? Byari biraho nyine tu. Ni ibintu nyine ntari imenyere. Wari ufite imyaka ingahe? Yari mikeya. Wamenye aho bashyira se? Wamenye aho bashyira? Bashyira iki se? Barambika nka telefone. Hapi. Warayoboje? Ni ukuyobozanya ati ahangaha niho niki. Umuntu watumye ubutakaza se we yarakibufite cyangwa nawe byari byararangiye? Kunavyumvisha numvishe yarabizi kabisa yarabimenyereye. So ubwo yarakwaruye, yaraguhohoteye. Umuntu yaranyaruye. Ubuso ufite umukunzi? Hapi. Byagenze bite? Nawe nyine. Kubera iki se? Ntago nshaka gutakaza amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nta kintu numvishe mu bwo. Ntago ushaka gutakaza amafaranga. None se twebwe mwebwe iki se? Abakobwa kugira ngo ugire umukunzi kabisa ni ukwishyura. Mwese si mwiyizi. Mwese mwe muri ama ATM cyangwa muri ama. Kandi ariko mwatugize ibyo turi kwanga. Baranga gacu tuyasangira n'abajama bacu dufatanya kuvunika. Ukumva se kamereza yawe araya. Rero nyine ni ukugura amata kuri busheri nako kuri dayari. Bisigari forode. No kubariza amata. Bisigari forode. Twashakiye amata kuri busheri nyine baduha inyama turata. Wifurije kugira umukunzi rero ayo mafaranga usangira n'abajama nta kintu bizakumarira. Warangije se? Warangije? Nasoje. Wakoze cyane mwana. Merci nawe.